Mwaramutse neza, turagarutse rero mbere y'imyitozo turabanza tubagezaho kino kiganiro kijyanye n'ukuntu imisemburo yacu ikora yo mu mubiri, hormone. Ubundi abantu bazi nk'ukuntu inyamaswa zimwe zikora nk'inzoka, hari zidakunda kwataka abantu, cyokoze zirahari nkeya cyane, zijye zibona umuntu hariya zikaba zamwataka, ariko ni nkeya cyane. Ubundi muri rusange kugira ngo ikwatake nuko iba yabanje kumva adrenaline. Ni amatembabuzi, twafata nk'amatembabuzi, ni umusemburo ariko ushobora kuza, ubwonko butuma umubiri uwusohora bitewe n'iki? Bitewe n'uko uba ufite ubwoba. Iyo ufite ubwoba urawusohora, n'iyo ufite umujinya ushaka kwirwanirira nabwo urawusohora. Urumva rero ntabwo ya nzoka izatandukanya niba ushaka kuyirwanya cyangwa ufite ubwoba. Bakanavuga yuko ari nayo mpamvu idakunda kwataka abana bato b'impinja, kuko baba badafite amakuru. Ushobora gusanga yamurya irimo kumugendaho kandi isanzwe iryana. Ntabwo mvuze za zindi borora, ndavuga za zindi z'inkazi ziba hanze, ariko ugasanga akana gato kari kumwe nayo kuko itakabonye nk'umubu iri burye cyangwa cyangwa nk'akabeba iri burye, igahita ikagendagendaho ikanikomereza. Abantu bakaba bavuga ati inzoka zikunda abana ariko zitinya abantu bakuru, kuko abantu bakuru bahita bashaka kwirwanirira. N'imbwa igiye kukurya ahanini haba harimo ikintu nk'icyo, kumva adrenaline. Rero uko turi gutya, ubona ibibuga bya basket, ubona amazu, ubona imyenda igezweho, ntabwo ari ibyo ngibyo abantu bose bahozemo. Kera abantu biberaga ahanini mu mashyamba, mu matsinda y'abantu, ariko kugira ngo urokoke inyamaswa, kugira urokoke inyamaswa wahuye n'inyamaswa y'inkazi ishaka kwirwanirira, nawe washaka kuyihiga, iyo wabaga, kugira ngo urokoke uyibonye ikagutera ubwoba, umubiri wawe, ubwonko bwawe buhita bubwira umubiri wose kugira ngo ahashyizwe ku umubiri ugasohora adrenaline. Ya adrenaline twavugaga, n'ikindi cyitwa cortisol. None iyo misemburo hormone ituma amaso yawe ashobora kureba cyane, sibyo? Ugahumeka cyane, amaraso akihuta, kugira ngo nawe nushobora kwiruka, nushaka kwiruka ubone ibigufasha. Ubone ibigufasha. No mu gihe cya stress rero, iyo ufite stress y'ubundi buryo, nabwo ibyo bintu bikubaho. Ni ukuvuga ufite nk'umuntu ugutera ubwoba, byaba ari nko muri church, agutera ubwoba cyane bikagera ku musokoro, mwumvise aho ibyanjye byigeze kugera, ariko nabwo ibyo bintu bibaho, iyo misemburo igasohoka cyane. Ibyo rero bituma umubiri wawe ukora nabi, ukaba wakurizamo nk'uburwayi butandukanye, kandi tuzi ko uburwayi bw'umubiri n'uburwayi bwo mu mutwe ari kimwe. Mind and body ni kimwe, uburwayi bw'umubiri n'uburwayi bwo mu mutwe ni kimwe. Nta kuntu umuntu yavuga ngo agiye kugukubita urushyi, ariko roho yawe ngera bikeye ngo nta kibazo, ngo wamenyereye ngo kwicisha bugufi. Muzi ko n'umuntu wababwiye ibyo, bamukubise urushyi akavuga ati unkubitiye iki? Ikosa nakoze ni irihe? Uwo ni Yesu. Unkubitiye iki? Mukanya rero tuba dutangiye gukina, tuba dutangiye gukora drills za basketball. Turabihuza rero n'ibi bintu bitewe n'uko buri gihe imisemburo dufite, buri gihe uko twiyumva bigira uruhare cyane muri achievements zacu, mwabonye yuko iyo ugiye gushuta uzi ko bari kujajinge, ubwo umubiri wawe imisemburo usohora ikugiraho uruhare, bigatuma utamastering umupira, utaza gupima umuyaga, kuko ibyo byose biba bikorwa, utaza gupima ibiro neza by'umupira, utaza gupima uruziga rwa kariya kantu duteramo umupira. Ibyo byose kandi ubundi ubikora muri fraction y'isegonda, ugifata umupira ugiye gutera. Ibyo bintu byose biba byikora kubera memory y'umubiri. Ariko iyo ubaye disturbed, ukijajinga cyangwa abandi bakakujajinga, ibyo bintu byose bihita bituma byangirika. Balance
irangirika. Buno buhamya rero mba mbaha ni n'ubuhamya bwawe, ni ubuhamya bwawe, kuko twese afete ni nkaho tubaho ubuzima busa nkaho ari bumwe. Amafamiye abantu baturukaho ni gake cyane yuko abantu baba bari epanui ni ukuvuga bisanzuye 100%, bavuga oya, ubwira mama wawe oya, ubwira bakuru bawe oya, ubwira ababyeyi oya. Icyo kintu ntabwo ari cyo, ntabwo gikunda kubaho. None iyo mbaraga yo kuvuga oya rero ni nayo izagusunikira nugera mu ishuri. Attitude uzafata igihe umwarimu agukoreye violence izaba kuvuga oya, ntabwo bizakunda. Cyangwa uvuge yego ariko umutima wawe uguhagazemo. Iyo umutima uguhagazemo buri gihe rero hari imisemburo birimo gusohoka, kandi ni na bwa burwayi. Ni na bwa burwayi. Ntabwo turimo gusunikira ku burwayi gusa, ariko turerekana yuko iyo balance nibura ubuzima bugenda nabi. Ibiba rero mu miryango imwe n'imwe igendera ku madini, hari abandi bajya bayivuga bati iriya ni eliminati, iriya ni eliminati. Mukabona ko amadini amwe n'amwe badasobanutse, ariko ukajya kubona abantu bayabamo bo bafite courage cyane, courage, bafite courage cyane, bafite courage cyane. Ariko ikintu kibaho cyane muri ayo madini nicyo bita deception. Bakunda kwafisha, kwerekana, gupostinga abantu bishimye, bashyira ari amafoto bakerekana urubyiruko rwishimye, abantu bishimye barimo kubyina bagira gute, ariko mimbere koko abantu babishimye akenshi baba batishimye, barabuze n'uburyo bavamo. Mu miryango myinshi ushobora kubabaza, simbuza abari bo, ariko ushobora kubabaza abantu batandukanye ukababwira uti se ko mbona mufite umuhate cyane. Ushobora guca ku ngo ntibanakwakire ngo ubyemere, baguhe icyo kurya icyo kunywa ngo ubyemere, ariko ukagaragaza umuhate, ukagenda bibona ko usa nkaho wananiwe, ariko ufite n'izindi mbaraga zitazwi. Ubwo bushake bwo gukora gutyo mubikura he? Hari amafaranga babaha, hari abantu bajya babazwa gutyo. Ariko umuntu akakubwira ati urukundo dukunda Yehova cyangwa urukundo dukunda Imana muri rusange nirwo rutuma dukora ibi. Ariko muri make usanga relationship iri hagati ya guru, ibyo byavuye muri tradition ya East, tube tubifashe gutyo, cyangwa umwigisha. Iyo position aba afite buri gihe ni position itandukanye cyane, ijya guhura cyane n'iyo umubyeyi yabaga afite ku mwana, ahanini muri rusange, cyangwa abamufashe inshingano bwa mbere. Ni ukuvuga byo kubura ubwisanzure, yarananiwe kumusezerera kandi amubwira, abona ko ibintu bidashimishije, ariko noneho wenda akamubwira bati twari twarakwemeye ukuri, tugukunda ukuri, kandi nitwe dufite ukuri, ariko niwanga iki, nutakora iki ngiki, uraba udakunda Yehova. Kandi barakubwiye ishusho y'urupfu rw'umuntu udakunda Yehova uko azaba ameze, barakubwiye ishusho y'umuntu utari uwera uko azaba ameze, barakubwiye ishusho y'umunyabyaha ukuntu azaba ameze, ariko niba babanje kukubwira ati wowe turakwemeye, ariko niba udafitinga mu bintu byacu ni ikibazo, niba udakoze ikintu ikibazo. Ubwo rero ikintu gikurikizaho ni ukwicira urubanza igihe cyose wumva utandukanye na wa muyobozi. Turashima rero abadukurikira, mukore share, mukore comment, kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Umunsi mwiza rero.